uwo ni waba umugambi mwiza, ni waba umuco mwiza. Umubyeyi muriya, umugabo w'igikwerere muriya, cyangwa n'urubyiruko runaka, uyu mwanya wa none kubyo yakoraga bikaba bitaramuhiriye muri uyu mwaka, umusaruro warabaye muke, uretse no kuba muke ukanavaho agahoba burundu. Uyu munsi wa none tukaba twicaye tuvuga ngo hari umudamu wacuruzaga agataro, uyu munsi wa none yagiye mu gasoko iryakunda arahomba. Uyu munsi wa none nubwo turimo twizihiza ibyo twagezeho tuganura, ariko wari mu gahinda. Tuva ahangaha hari icyo tumuremeye, hari icyo tumukoreye, ejo yongera asubire mu gasoko, umwaka utaha azaza tubwira ibyo yagezeho, ahubwo natwe tubasha kongera kugaruza undi muntu tugamije kugira ngo twubake wa muryango twifuza. Museo School TV.
Martin Wacky. abaturage b'umudugudu wacu wa Kagara ko bafasha tukakira abashyitsi bacu tubakomera amashyi menshi cyane. Ndagira ngo ntangire gahunda y'uyu munsi mbagezaho gahunda uko iri bukurikirane. Haratangira isengesho, hakurikireho kumenyekanisha, hakurikireho ijambo ry'ikaze, hakurikireho ikiganiro kiri butangwe na Hakizimana Leonce, umuyobozi w'umudugudu wacu wa Kagara. Harakurikiraho itorero riri budususurutse, hakurikireho ijambo ry'umukuru w'umudugudu, hakurikireho ijambo ry'umushyitsi mukuru ari we urabaturutse ku murenge wa Gisozi, uri butubwire agaseke yadupfunyikiye uyu munsi. Turaza gusoza n'ubusabane dusangira n'abatumirwa bacu, tugirana ubusabane n'abaturage b'umudugudu wacu wa Kagara. Reka dutangire n'isengesho kugira ngo igikorwa cyacu kigiye kubera hano kiyoborwe n'Imana. Ndatangira mbasengera, nkahaguruka tukubaha Uwiteka tugasenga Imana. Mana nziza, Mana y'imbaraga, turagushimiye kandi turaguhimbaje kuri uyu munsi. Tugushimiye igihugu cyacu cyiza waduhaye, tugushimiye umutekano mwiza waduhaye, tugushimiye ko waduhereyemo amahoro n'umudendezo. Uyu ni umunsi mukuru w'umuganura, uyu ni umunsi wo kuganura ku byacu twagezeho, ku byo twungutse. Turakwinginze uze udushyigikire, ubane natwe, gahunda yose iri bubere hano ikorwe mu izina ryawe Mwami Yesu Kristo. Dusenze twizeye mu izina ryawe ngero urakoze, amen. Nagira ngo n'ubundi dutangize igikorwa cyacu n'ijambo
ry'ikaze riri butangwe na Bwana Hakizimana Leonce, umuyobozi w'umudugudu wacu wa Kagara. Murakoze. Mwaramutse muraho? Mwaramutse muraho? Kristo Yesu akuzwe. Yesu nashimwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Murakoze cyane. Nejejwe namwe mwabashe kugera muri Nongoro y'Akagari ka Musezero, ariko hateraniye umudugudu wacu wa Kagara. Mwahagere igihe mwitabiriye uno munsi ukuru w'umuganura. Baturage beza umudugudu wa Kagara, ayo ngo dufatikane n'amashyi menshi ndetse n'impundu twakire abatugereye kuri uno munsi. Murakoze cyane. Nyakubahwa baturage b'umudugudu wa Kagara, twakiriye ntabwo ari abashyitsi kuko nabo mu rugo, ntabwo ari abashyitsi, ahubwo umwanya uyu munsi bawutugereye kuko ntabwo ari abashyitsi kuko nabo mu murenge wacu, ariko uyu munsi umwanya wose bawuhariye umudugudu wa Kagara. Niyo mpamvu mukwiye kubyishimira. Turi kumwe n'umuyobozi w'umurenge wungirije. Nagira ngo nyakubahwa umuyobozi mukuru w'umurenge wungirije uhaguruke usuza abaturage bacu. Nta nubwo ari ibyo byonyine, we ni umwihariko ku baturage bacu ba Kagara kuko adushinzwe by'umwihariko, niwe ushinzwe by'umwihariko umudugudu wacu wa Kagara. None uyu munsi byabaye ngombwa ko aduhitamo mu yindi midugudu aza gutaramana natwe kuri umunsi w'umuganura. Umuyobozi mwiza dukunda cyane, nagira ngo usuhuze abaturage bacu. Arakoze cyane. Nagira ngo twakire komanda wacu wa polisi hano mu murenge wacu wa Gisozi. Komanda, karibu. Abaturage ba Kagara baragukunda kandi bishimiye kubana nawe. Basuhuze afande. Turi kumwe kandi na uhagarariye ingabo mu mudugudu wacu wa Gisozi, nani mu murenge wacu wa Gisozi, nawe bahisemo kuzana n'ino delegasiyo y'umurenge kugira ngo baze gusangira natwe umuganura. Afande, mwasuhuza abaturage b'umudugudu wa Kagara. Turi kumwe kandi na Daso Information mu murenge wacu wa Gisozi. Nagira ngo afande usuhuze abaturage bacu b'umudugudu wa Kagara. Nahereye kuri abo bose, ariko nagira ngo noneho twakire umunyamabanga nshingwabikorwa w'Akagari kacu ka Musezero, ari nawe twakiriye aba bashyitsi bose mureba, ndetse yongeye kutwitamo, ndetse gushimuza ko yadukoreye surprise ku munsi wo kwibohora. N'uyu munsi yongeye adutera ku kantu. Umunyamabanga nshingwabikorwa ka kantu waduteye wongeye kudutera kandi ibyo suba abaturage bawe umudugudu wa Kagara. Tunejwe no kubana nawe. Intore! 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 Toza w'ikirenga iwe soko tuvomaho. Intore turi ibisubizo. Igata. Ubwa mbere turavuga ngo ijambo rw'ijambo, ubwa kabiri tukavuga ngo umutoza w'ikirenga iwe soko tuvomaho, ubwa gatatu tukavuga ngo turi ibisubizo. Intore! Intore! Umutoza w'ikirenga iwe soko tuvomaho. Intore turi ibisubizo. Nishimiye kubana namwe mu by'umunsi mwiza w'umuganura. Arakoze umunyamabanga
nshingwabikorwa w'akarere ka Musezero ndetse atubwiye siroga nshya tugendaho muri minsi. Intore umutoza w'ikirenga isoko tuvomaho. Mwifate mu mutwe. Bwa mbere intore ijoro ry'ijambo. Kabiri intore umutoza w'ikirenga isoko tuvomaho. Gatatu intore turi ibisubizo. Tubifate mu mutwe intore mwe. Intore 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 aho nijoro njamira abaturage baje mu mudugudu wa Kagara gufata vuba ubwo ntabwo muzongera kukibagirwa. Ubutaha ubwo nuko nguko ni intore ijoro ry'ijambo, ni intore umutoza w'ikirenga isoko tuvomaho, ni intore turi ibisubizo. Siko bimeze mwongere mwira amashyi. Hanyuma rero banyakubahwa abaturage b'umudugudu wa Kagara, abatugendereye abaduhaye n'umwanya kuri uyu munsi tumaze kubakira, nagira ngo natwe twese basaza bamuriye umudugudu wa Kagara aho tuba muri mu byicaro byanyu, namwe abaturage beza cyane umudugudu wa Kagara, nagira ngo natwe twese twakirane twiha amashyi ndetse n'impundu. Delegation kanye n'inzego z'umutekano, ingabo na polisi ndetse n'urwego rwunganira ubuyobozi daso, tubikuye ku mutima mu izina ryanjye bwite no mu izina ry'abaturage b'akarere ka Musezero turabashimiye. Mwagira ngo bafite ntabwo ari ibintu byoroshye. Imidugudu 14 igize umurenge wa Gisozi kugira ngo uyu munsi delegation ise mu mudugudu wa Kagara umutima uburyo tombora yatuguyeho byaradushimishije kuva tukibimenya. Ibyo rero ntabwo twabikerenza, niyo mpamvu twabukereye. Mwababonye abana yahoze ambaza umuyobozi w'umurenge ambaza ngo twaraye twitoza nijoro, amubwira ngo iyo bamaze gukaraba ubwayi bw'amasaka bajya kuvuga bagatarama. Gutarama rero muri Kagara biracyahari, muraza kubibona mu birori byose twateguye ku isoko y'umuco. Niyo mpamvu rero uyu munsi leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yateguriye ikiganiro abanyarwanda bose muri rusange. Natwe rero icyo kiganiro twacyo tugiye gusangira nk'uko izina ribivuga, ni ikiganiro atari isomo sinibanje. Bivuga ngo rero abari muri iki cyumba mberabyombi turaza gufatanya kungurana ibitekerezo. Icyo ngiye gutangaza ni imirongo migari, ibitekerezo buri wese arabifite. Intore umutoza w'ikirenga niwe soko tuvomaho. Intore turi ibisubizo. Iyo bavuze ngo turi ibisubizo bababwira abashyitsi yuko ibibazo byose biboneka ahangaha ibisubizo bitagomba kuva hanze. Ibisubizo n'ubundi biva muri iyi mbaga iri ahangaha. Kuri uyu munsi w'umuganura rero turaza kurebera hamwe insanganyamatsiko ibereye u Rwanda ivuga ngo umuganura isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kudaherana. Turumvamo amagambo akomeye twumvamo n'aya umuganura isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kudaheranwa. Mube tayari ndajya mbaza umuntu mutungo amagambo akomeye muri iyo nsanganyamatsiko n'aya. Harimo ijambo rya mbere isoko, hanyuma ijambo rya kabiri ubumwe, hanyuma ijambo rya gatatu nabyo numvise rikomeye hari umwe ishingiro, ariko hakabamo n'irindi ryitwa kudaheranwa. Uwatanga ikiganiro atabanje kumva ayo magambo yombi byagorana ko atahana impamba yateguriwe. Ubundi mu buzima busanzwe iyo tuvuze isoko mu biki Gatare iyo havuzwe ijambo isoko ku bwanyu numva ko ari inkomoko y'ikintu runaka. akoze cyane mumushimire.
iyo mbaza abana bari kumbwira ngo nta hantu hava amazi, ariko kubera ko abatambutse mu myaka aravuze ati ni ahantu hava hakomoka ibintu nk'inkomoko. Umuganura nawe rero tubonye ko ari inkomoko y'ubumwe bw'Abanyarwanda. Ubumwe bw'Abanyarwanda nabyo mu byumvuru ari ijambo rikomeye. Abanyarwanda bagomba kuba umwe, bakarenga ibibatandukanya, bagashyigikira ibibahuza. Ibibahuza nta bindi, ni ururimi, ni umuco, ikindi gikuru kurutaho ni ubunyarwanda. Twese dusangiye igihugu, dusangiye umuco, dusangiye igihugu kimwe. Mu bigize umuco rero harimo n'umuganuro. Twabonyemo ijambo kudaherana. Abonza amazina bibarangira biraza kugorana. Kudaheranwa, iyo ugize ikibazo ugomba kugira n'uburyo ukivamo. Uko kukivamo rero niko kwanga guheranwa na cya kibazo. Byumvikane? Umuganura rero ishingiro ry'ubumwe bw'Abanyarwanda no kudaheranwa, turaza kumva ngo iyi nsanganyamatsiko iratwereka ko umuganura ari inkingi ya mwamba igihugu cyacu cyubakiyeho. Tuze no kumenya ngo ese umuganura watangiye ute? Umuganura wabayeho mu Rwanda rwo hambere, ukaba yari imwe mu nzira z'ubwiru bw'ibwami. Mbonamo abantu bakuze, ninde wambwira zimwe mu nzira z'ubwiru bw'ibwami zari? Nibura mumbwire imwe. Aravuze? Habaho iyo bitaga inzira ya Rukungu, hakabaho iyo bitaga inzira y'Ishora, hakabaho inzira y'umuganura. Kugira ngo tudatinda tugaruke ku nzira y'umuganura. Inzira y'umuganura byabaga mu buryo bw'ibitaramire. Mu Rwanda rwo hambere hakabaho ibitaramire 5. Muri iyo bitaramire 5 rero habagamo igitaramo cy'umuganura kikabera mu rugo rw'umwami. Abatware tuziko twari dufite abatware b'ubutaka, abatware b'umukenke n'abandi, abo bose bahuriraga ibwami bakajya gutaramira umwami. Ntabwo bagendaga ibokoro bose. Ubu ni muza gucunga neza muraza gusanga iyi delegasiyo yaturutse ku murenge yaje yikoreye, nubwo ubona bambaye ukuntu, ariko hari abahungu b'amaboko babanjirije imbere, abageze ahantu ababonye ituro ryabo bagize. Muri urwo rwego rero abo umwami yakemuye akabahereza ubutwari, igihe cyarageraga nabo umunsi nk'uyu nguyu imisozi yose bagateranira ku rugo rw'umwami, bazanye imbuto, bazanye imyaka yeze, bakabwira umwami kugira ngo abatangirize umuganura. Byumvikane? Mu kubatangiriza umuganura rero umwami yakoreshaga izihe mbuto zakoreshwaga? Hakoreshwaga umutsima w'uburo, icyo gihe bawitaga umubonane. Bagakoresha amata. Umwami yamara kubatangiriza umuganura nawe akagira ate? Akabaganuza. Turaza kumvamo ijambo kuganura, twumve n'ijambo kuganuza. Kuganuza ni uburyo muri sosiyete nyarwanda abantu bose ntabwo babaga barahiriwe n'ibihe. Habaga harimo abahinze bikaba, habaga harimo abarwaye, habaga harimo abagize imanza zitandukanye zituma batabona umusaruro wari utegereje. Icyo gihe ntabwo bahezwaga umuganura. Umwami rero iyo yamara kuganuza abatware, nawe yabatekereraga iyo mbuto, akabaha imyaka. Ubwami habaga ikigega kigaburira abashonji, akababwira ati namwe mugende muganuze abaturage banyu. Nyuma yo kuganuza abaturage, buri muntu nanone agatanga itangazo ko we n'umuryango we mu rugo rwe bakora igitaramo cy'umuganura. Mutega amatwi neza, ibyo turaza kubihuza no mu Rwanda rwa none, rudashingiye ku isuka gusa, ahubwo rushingiye ku mirimo itandukanye.
nibwo rero turi buze kubona uburyo leta y'ubumwe yitegereje ikabishima ikabona ko umuganura wari inkingi ya mwamba mu kubaka igihugu kubera ko waberagamo imihigo, hakabamo ibitaramo bibiri, igitaramo njyarugamba n'igitaramo mvarugamba. Igitaramo njyarugamba ni imihigo bahigaga mbere yo kujya ku rugamba, mbere yo gutangira umwaka. Ariko igitaramo mvarugamba ni ukugaragaza ngo rwarugamba rwavuyemo iki. Nimwumva urugamba, nimwumva intambara y'amasasu cyangwa se imiheta y'imyambi, igihugu kiba gifite ingamba nyinshi zitandukanye. N'umuhinzi yarahigaga ngo uyu mwaka naganujwe, ariko ubutaha nahigira ko nanjye nzaganuza abandi. Ese twebwe mu Rwanda rwa none duturana n'umuntu wananiwe kwishyura mituweli de sante akarembera mu rugo, twarananiwe guteranya 3,000 umwe yishyurira umwana undi yishyurira undi, tumenye ngo 9,000 byabo turabitwije. Nibura abo bantu tubaganuje mituweli de sante, uburyo tuvuga ngo uyu muryango nawo ntabwo uzarwarira mu rugo, bazabasha gukora nk'abandi. Nubwo turi mu bihuze n'uburyo bw'igitaramo cy'umuganura mu Rwanda rwa none. Nababwiye ko mu mateka y'u Rwanda umuganura yari imwe mu nzira z'ubwiru zari inzira zigera kuri 18 zariho ku ngoma ya cyami. Umuganura wari inzira ikubiyemo imihango yakorwaga kugira ngo igihugu kigire uburumbuke bw'imyaka. Umuganura ni ijambo rikomoka ku nshinga kuganura, bikaba ari igikorwa cyo kwishimira gusangira umusaruro weza. Wizihizwaga ku mwero w'amasaka, maze abanyarwanda bagashimira Imana uburumbuke bw'imyaka n'amatungo yabahaye. Uyu munsi natwe hari ibyo twashimira Imana, hari ibyo twabonye muri uno mwaka kuva ku muganura w'umwaka ushize kugeza kuri uyu nguyu. Uyu mwanya ni umwanya wo gutarama, ariko tudataramye kugira ngo tuze byo kuza gusa, ahubwo umuganura mwiza ari mu mutwe. Ni ukumva ngo ibi birori bitabiriye biramvugira iki. Ese uno mwaka narungutse cyangwa narahombye? Ibyo byose ntiwabimenya utari ufite iteganyabikorwa, utarahise ntiwamenya ko watsinzwe. Cyakora abana turi kumwe aha ngaha imihigo barayibona, ni abanyeshuri. Ajya ku ishuri yifuza kuba uwa mbere. Aravuze ngo ajya ku ishuri yifuza kuba uwa mbere. Bivuze ngo rero iyo atabaye uwa mbere, iyo atagize amanota meza, igihe cy'umuganura ukora ku mutima akavuga ngo uno mwaka naratsinzwe, ariko utaha nzagira gute, nzatsinda kuko ngomba kugaruza ababyeyi banjye amanota. Umwami yaganuraga ku mbuto zeze mu gihugu, nawe akaganuza umuryango we n'abatware babaga bari ibwami, kandi akabaha ububasha n'imbuto ngo nabo bajye kuganuza imiryango yabo nabo bayobora. Mu miryango nabo baraganuzanyaga, umuturanyi akamenya undi, inshuti zikamenyana. Cyaraziraga kugira uheza cyangwa wima muri uwo muhango w'umuganura. Hakabaho kirazira uwo ari we wese utarigeze umusaruro bitewe n'impamvu zitandukanye zirimo ibiza, kurumbya, uburwayi n'ibindi. Nigeze kubivugaho, barazirikanaga umwe ku wundi, ariko ntidushaka ko kujya ku Rwanda rwo hambere. Abakuru muri bo aho munyura hose mu byaro mubona ko amasaka arimo kugenda acika. Ariko agihari ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani haba umuganura, urugo uciyeho ugasanga rurimo imbuga ikurungiye n'amase yo kwanikaho amahundo y'amasaka. Undi munsi ukazahaca ubona ibishishi, kuko icyo gihe baba bamaze kugira gute guhura ya masaka bayashyize mu bigega. Bikazajya kugera mu kwezi kwa munani imiryango yatangiye kwinika amasaka. Iraza kugorana, hari abatazi kwinika kandi bafite imyaka 40 kubera ko bavukiye isiti. Kwinika amasaka rero n'uburyo bafata amasaka
bakayashyira mu muvure cyangwa se mu kibindi, bagashyiramo amazi, agashiramo icyumweru iminsi ingana, iminsi ine. Ayo masaka rero igihe kiragera akina, bakayimura, bakayambika ku musambi, bagatwikiraho ibyatsi bifite umubavu, mbese bidafite ibibazo, amakoma cyane cyane, sinzi n'ibindi bazaga bashyiraho kugira ngo ikigage kitazapfa cyangwa se anamere. Iyo atameze aba ari amahano. Mwabyumvise? Yasaga rero kugeza igihe cyo gutanga ikigage cyangwa umusururu afite ibara ry'umukara, bituruka ko bayahungiye, bakaza kuyashesha, nako nta rusyo bagiraga, akenshi yabaga ari kuyasya ku rusyo. Uyu munsi baratuzi ko turi bubibone hano, ariko ntabwo byadukundiye kubera kuba mu mujyi rwagati. Bakayasya, igihe cyagera imiryango igatumirana kwa kanaka, bakaba ikigage cyabo cyabize saa moya za mu gitondo, mukabyuka mukajya kumva uko we yagize ate yashibishe. Hakaba undi bavuga ngo ni cyane ahigini, ni ukuvuga ubwo yabaga yashibishe bikagira gute bikanga kubera ko izo protokole zose atazikoze neza. Kuri ya tariki ya mbere z'ukwezi kwa munani rero, muri buri muryango habaye umuganura, ariko bagatoranya urugo rumwe rurimo umuntu warwaye utarahinze. Buri wese akazana igiseke cy'amamera cyangwa se ijerekani y'ikigage, bagahurira muri rwa rugo, bakamuha umuganda, bakamuhingira umuhanga ari ugusekera. Bamara kumuhingira bakaza kugira gute guhurira ku ntango y'ikigage bagasanga. Ababibona ku mafoto y'imbuga nkoranyambaga muzabona ibibindi byabo birimo imiheha myinshi. Ubu tugenda dutera imbere ku buryo kunywera ku miheha umwe muri benshi bitakijyanye n'iki, ariko ntibikuraho isura nyayo y'umuganura. Turumvikana? Icyo gihe rero wa wundi wagize ibibazo bamuhaga umugezi w'umuntu mu mafaranga, isambu ye aho iri hose bahabwaga bayisekeye kubera ko bahuye ari nka nyumba kuri yose, ugasanga ingo zose nk'icumi zabikoze. Icyo gihe twumva ko ari umuganura. Ariko mwibuke uko wagiye ucendera, hari hasigaye hariho igihuha kivuga ko umuganura baroba. Abantu bakagera gute bakabyitondera, umuganura wageze n'umwana wawe ukamuzirika. Iyo myumvire irimo kubatwa n'ubukoroni. Leta y'ubumwe rero yaje kureba bimwe mu byari bigize umuco nyarwanda, igihe ibyo igarura gacaca, igarura bunzi, igarura n'umuganura, ndetse umuganura ugaruka neza ubwo nyakubahwa perezida wa repubulika yawushyiraga mu iteka rye, iteka rya perezida wa repubulika rigena ibiruhuko mu Rwanda. Bavuga ko muri iryo teka bavuga ko umuganura uzajya uba ku itariki, uzajya uba ku cyumweru cya mbere kwa gatanu w'icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa Kanama. Uyu munsi ni kwa kangahe? Kwa gatanu. Icyumweru cya kangahe cy'ukwezi kwa Kanama? Cya mbere. Biri mu itegeko n'umwaka utaha nibwo umuganura uzaba. Mudatekereza gusongerwe ku itariki ya kane. Ubwo rero uko umuganura wagarutse mu Rwanda, ugarukana isura irimo kubakira ku byagezweho, ariko irimo no kugira gute no kuzanamo ibishya. Uyu mwaka turizihiza umuganura hashize igihe gito igihugu cyacu kivuye mu ngaruka z'icyorezo cya COVID-19. Turizihiza kandi umuganura hashize igihe gito igihugu cyacu kivuye mu mage ibiza byibasiye intara y'Iburengerazuba n'igice gito cy'Amajyaruguru. Ibyo byose rero ni bimwe mu byakozwe mu nkokora umusaruro w'Abanyarwanda mu bice bitandukanye. Niyo mpamvu ku rwego rw'igihugu umuganura wizihirijwe mu karere ka Rutsiro, kamwe mu turere twibasiwe n'ibiza. Ni mu bihuza neza n'uburyo
n'uburyo nababwiye yuko umuganura udahuza bifite gusa ahubwo ureba n'aba bantu batahiriwe n'ibihe. Rutsiro ntabwo bahiriwe n'ibihe. Niyo mpamvu ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu bwatekereje kugira impamvu bushingiraho bujyana umuganura muri ako karere. Nanone kandi mu gutegura umuganura mu rwego rw'igihugu bagaragaje ibyiciro bitanu cyangwa se inzego eshanu umuganura uzaberaho. Harimo ku rwego rw'igihugu babereye Rutsiro, harimo ku rwego rw'uturere, hakaba ku rwego rw'umudugudu, hakaba ku rwego rw'umuryango. Aho hose nta hantu hari bubere umuganura. Umuntu uri hano nuza kuva ahangaha ntuvuge ngo birarangiye, uze kumenya ngo nawe ufite inshingano zo kureba ikintu uza kubwira abana n'umugore cyangwa umugore akabwira umugabo n'abana. Birumvikana kugira ngo muri buri muryango haze kuba ikintu kidasanzwe cyitwa umuganura. Ni muri urwo rwego rero natwe ku rwego rw'akagari twifatanyije n'umudugudu wa Kagara ndetse n'umurenge ukaba wadushyigikiye kugira ngo dushyire mu bikorwa gahunda ya leta. Ni itegeko ko muri buri mudugudu iyi gahunda igomba kuba nk'uko byavuzwe n'inzego zifitiye ububasha. Intego zo kwizihiza umuganura mu mwaka w'2023 izi zikurikira: kwereka abanyarwanda uruhare rw'umuganura mu kunga no gushimangira ubumwe bwabo. Muzi neza ko mu gihe cyashize ubumwe bw'abanyarwanda bwashegeshwe. Gushegeshwa kwabwo bitugeza no kuri jenoside yadutwaye abarenga miliyoni. Abanyarwanda b'ingeri zitandukanye baba impunzi, abanyarwanda b'ingeri zitandukanye baba imfubyi, abandi baba abapfakazi. Ibyo ni ibibazo byabangamiye ubumwe bw'abanyarwanda. Ariko binyuze mu nkiko gacaca, umunyarwanda wakoze icyaha arirega agasaba imbabazi. Uwireze cyangwa se utarabikoze hajyaho inkiko gacaca zitakozwe n'abandi, zakozwe natwe abanyarwanda. Uwakoze icyaha arakiryoha. Ibyo byose byaganishaga kugira ngo umunyarwanda yo kugira ipfunwe mu gihugu cye, ahubwo twongere tugarure ubumwe bw'abanyarwanda. Indi ntego ya kabiri ni ugushishikariza abanyarwanda kurushaho gushyira hamwe imbaraga, gufashanya no gutabarana cyane cyane mu bihe by'amage. Mwumvise aho ibiza byibasiye, abo bose babuze amazu yabo, babura imitungo, abandi babura abantu. Kugira ngo bariya abantu bongere bubakirwe amacumbi angana kuriya, ni uruhare bw'abanyarwanda bose muri rusange, byaba binyuze mu misoro, byaba binyuze mu miganda, ariko habayeho uruhare rw'abanyarwanda batandukanye. Indi ntego ni ugukomeza kurangwa n'umuco w'ubudaheranwa n'izindi ndangagaciro umuganura ubumbatiye. Ikindi ni ugusigasira umuco w'u Rwanda. Gusigasira umuco w'u Rwanda rero niyo mpamvu tuba twazanye abana kugira ngo nabo nibo Rwanda rw'ejo, igihe bazaba aribo bakuru umuco wacu ntusazime. Aribyo nari bugarukeho ni ibikorwa byari biteganyijwe muri iki cyumweru kibanziriza umuganura. Habayeho ibiganiro bitandukanye kuri televiziyo zitandukanye zikorera mu gihugu, habayeho amarushanwa y'amatorero, habayeho kwizihiza, hari n'ibindi bikomeje bizabaho, ndetse hazabaho kwizihiza umuganura. Nicyo cya gice cya gatanu nari nibagiwe mu banyarwanda baba hanze y'igihugu muri diaspora. Abanyarwanda hakurikijwe ibihugu babamo bazitegurira nabo uburyo bategura umunsi w'umuganura aho batuye, ariko ku buryo bitazarenza itariki ya 31 z'ukwezi kwa munani. Nabyo bifite icyo bigamije kwereka abanyamahanga ibyiza biranga u Rwanda no kubakunda wacu. N'abana bacu b'abanyarwanda bavukirayo kugira ngo bamenye umuco w'igihugu cyabo kavukira. Niyo mpamvu rero ndatinze maze kubereka
inzego ziri bukorerweho umuganura, uburyo umuganura wateguwe ku rwego rw'igihugu kugeza ku rwego rw'umuryango. Nongera kugaruka ko muri buri rugo haza kuba igitaramo cy'umuganura, ntabwo ari ukurya gusa cyangwa kunywa, ahubwo ibiganiro nk'ibi ngibi bigaruka ku muco, bigaruka ku guhiga, byose biraba bikenewe. Iminota bampaye ndabona nsigaranyemo umwe, ariko mu ncamake nagira ngo babwire ngo ubuyobozi bw'akagari ka Musezero burifuriza umuganura buri muryango wose utuye mu kagari ka Musezero, ariko umuganura ufite intego. Banyakubahwa abashyitsi bakuru, nagira ngo bashimire uburyo baje kwifatanya natwe, bashimire uburyo baduteye inkunga mu buryo bwose, yaba uburyo bwa mikoro ndetse no gusangira ibiganiro, kandi nkomeze kubifuriza umunsi mwiza. Murakarama. Ejide uhagarariye akagari kacu ka Musezero kuko ikiganiro cyiza tugejejeho cyari gifite insanganyamatsiko ivuga ngo isoko y'ubumwe n'ishingiro ry'ubudaheranwa. Murumva neza rero ko leta yacu n'ukuri iba yaduteguriye neza, ni leta y'ubumwe koko. Ntabwo tuzaheranwa n'agahinda, ntabwo tuzahera mu bwigunge, kandi ubumwe n'ukuri buzaganza mu gihe duhurije hamwe. Mwumvise ko yagiye avugamo ibintu bitandukanye, hari aho yavuze ngo tugomba kwiga imihigo, tugomba kwiga kugira imihigo kugira ngo ku itariki nk'iyi tuba twarahize neza tujye tubona icyo tuganura. Ni iby'agaciro rero, ni ikiganiro cyiza tugejejeho, ni ukuri ni uwo gushimirwa cyane, ariko ibyo byose biratwereka neza gahunda yacu, gahunda ya guverinoma yacu. Dufite gahunda nziza ya guverinoma yacu y'ubumwe, ibi byose niyo tubikesha. Paul Kagame oye! 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 Paul Kagame oye! 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 Urasobanutse kandi urashoboye, ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Yeah.
tugiye gukurikizaho ikiganiro ni ijambo ry'umukuru w'umudugudu wacu wa Kagara. Turi gucunguza uburyo umwete kugira ngo tubone uko dusoma ku ntango. Ubwo turamwakire nyakubahwa Leonce Hakizimana aza tugezeho agaseke duteguriye kuri uyu munsi, tunamwinginga ngo aze guhita twakirira umushyitsi mukuru w'uyu munsi. Murakoze. Umunyamabanga nshingwabikorwa wungirije muri Data Gisozi na delegasiyo mwazanye, umunyamabanga nshingwabikorwa w'Akagari kacu ka Musezero dukunda cyane ndetse nawe mufatanyije hano mu kagari, baturage beza b'umudugudu wa Kagara, mwongeye mwaramutse namwe. Nejejwe kandi nteye ishema no kuba ndi hano imbere yawe muri uyu munezero w'umunsi mukuru w'umuganura twizihije kuri uno munsi. Nk'uko tumaze kwakira ikiganiro twahawe, mwumvishe ibyerekeranye n'umuganura nk'uko twagiye tubisobanurirwa. Mu by'ukuri haganura uwakoze, kandi muzi neza ko mu Kinyarwanda tuvuga ko uwakoze ntakarye. Ntabwo waganura utarakoze. Iyo wakoze nibwo wishimira ibyo wagezeho, hanyuma ukaganura ku musaruro uba waragezeho kubera ibikorwa. Niyo mpamvu muri iyi minsi dushishikarizwa gukora ndetse gukora cyane kugira ngo tubashe kuva aho turi, tubashe kugira ahandi tugera, kugira ngo nka ya mvugo ijabo ribashe kuduha ijambo. Ijabo ni ibikorwa ukora bikageraho ukageraho kugeza noneho ukajya uhabwa ijambo utiriwe saba. Ni ukuvuga ngo uko ugiye uzamuka mu ntera bitewe n'ibikorwa byawe by'ubudashyikirwa, niko ugenda wemererwa ijambo ndetse n'aho utabisabye. Niyo mpamvu umuganura nawo ubaho nubwo haba harakozwe ibikorwa by'ubuhinzi n'ibindi byose, ku munsi runaka wahisemo nk'uyu nguyu hakabaho kuganura kuri uwo musaruro w'amaboko y'amaboko yawe yakoze. Nk'uko rero batubwiye mu kanya, mu midugudu 14 igize umurenge wacu wa Gisozi, baduhisemo muri iyo midugudu 14 umurenge uza kwizihiriza umuganura hano mu mudugudu wacu wa Kagara. Twongere tubishimire abayobozi bacu b'umurenge baduhisemo. Murakoze cyane gushima. Nagira ngo rero uno munsi kandi wongere kuba umunsi wo kwinegura no kureba inyuma ibitaratunganyijwe cyangwa se ibyo tudatunganya, kugira ngo ubutaha umunsi nk'uyu nguyu tuzabe twaranogeje byinshi kugira ngo tuzaganure ibyavuga umusaruro w'amaboko yacu, ariko ari na byinshi twakemuye. Murabizi ko mu rwego rw'umutekano, imibereho myiza y'abaturage n'ibindi ntabwo biranoga. Niba hari abana bake cyane yego ujya kubona habonetse nk'umwana nk'umwe ugaragaraho n'imirire mibi, ugasanga leta imanuye za mbaraga zose ikaza kutwegera kugira ngo uwo mwana ave muri icyo cyiciro, biba bigaragara ko hari bamwe muri twe babaye irresponsable, batakoze inshingano, ugasanga umwana yagiye mu mirire mibi. Ibyo rero ubutaha tuzongeye kwizihiza umunsi nk'uyu nguyu, ibyo bitongeye kurangwa mu mudugudu wacu. Ikindi, umunsi nk'uyu turizihiza nyine umuganura ibikorwa byiza twagezeho, ariko ugasanga mu mutekano haracyagaragara gukubita no gukomereza. Ibyo nabyo ni ubugwari. Umuntu akuvuga kenshi ukabona umuntu ngo yitwa Kanyabunyobwa cyangwa n'amazina nk'ayo ngayo, arimo kwikarakasa mu masaha ya saa 9 saa 10 izuba ricanye, ugasanga arimo kwirukankana abantu gukubita ahera ku murongo. Bwa bugwari navugaga ngira ngo turwanye, ugasanga turarebera cyangwa turakondera. Ibyo ni ubugwari. Bizasubire teka ko muri iyi minsi bitakiba, ariko duhame muri uwo buryo.
duhame muri iyo njyana. Birababaje kugira ngo ku munsi nk'uyu nguyu tube tugarura usange hari umugabo mugenzi wanjye wigwa higa ngo naguze nyinshi mu kabari. Ibyo ntabwo ari umuhigo, ibyo ni uburwayi. Ubwo izo nyinshi ugura iyo urengeje igipimo cyangombwa kubamo agacupa, icyo gihe utangiye kurengera uba utangiye kubigira umurozi. Icupa rigira akamaro iyo rigereranyije, ariko hari imurenza rikaba ryabaye umurozi. Niyo mpamvu bamwe ubona babaye nk'abasazi kubera ko yarengereye, kandi umusinzi egari umusazi. Ibyo nabyo si ibyo guhiga, nagira ngo nabyo abaturage beza bakagara ibyo tujye tubitekerezaho kugira ngo ku munsi nk'uyu nguyu twishimire umusaruro w'ibyo twagezeho, tujye tureba n'ibyo byose niba turimo kubikemura no kubihangura burundu. Birababaje ku munsi nk'uyu nguyu ko wakumva umubyeyi mwiza urerera u Rwanda umusanga mu kabari saa 5 na saa 4 na saa 6 ahetse n'umwana. Ibyo byose ni ibikorwa by'ubugwari. Ba mutima w'urugo twose nimudufashe ibyo byose bijye bikemuka kugira ngo ku munsi nk'uyu duhige ibyiza koko, bya bintu bibi twabihambuye byashizeho. Ubutaha tujye tuhiga ibyiza gusa. Ku munsi wo kuganura tuganire koko ibikorwa by'amaboko yacu ariko byiza gusa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wacu wa Gisozi wungirije, nagira ngo mutugezeho icyo mwaduteguriye. Ijambo ryo murarihorana, nagira ngo mwakire umwanya umunyamabanga nshingwabikorwa wungirije kugira ngo uganirize abaturage bawe, ndetse ufite n'inshingano by'umwihariko kuko uri payi wacu w'umudugudu wacu wa Kagara. Tuzi ko iyo duhize ibyiza, ndibuka ko yanyandikiye aka-SMS unejejwe ku munsi wo kwibohora, aho twatangarizaga abatuye mu murenge wa Gisozi bose, abatuye akagari kacu ndetse n'umudugudu wacu, tuvuga ko hari clôture y'umukecuru twubatse. Wanyandikiye umbwira ati muyobozi mukomerezaho, ubutaha uzanyereka ibikorwa byagutse nk'imihanda n'amazu y'ubuyobozi mwatashe tuyataye mu rwego rw'ubuyobozi, atari igikorwa nk'icyo ngicyo. Icyo ni gito ariko biri mu bikuru muhereyeho muzabona ubutaha. Umunyamabanga nshingwabikorwa wungirije, nagira ngo mwakire umwanya muduhe yamanukura kutugenera. Muradukunda turabizi, ni nayo mpamvu wenda mwanaduhisemo kubera ko muri akari wacu umudugudu wacu wa Kagara. Umunyamabanga nshingwabikorwa, karibu, uyu mwanya ni uwanyu. Mwanya kwirwa intore umutoza w'ikirenga niyo soko tuvomaho. intore turi ibisubizo. iyi morale y'umugabane kutuzimanira abantu mbere y'uko tujya muri ibi bikorwa. intore intore umutoza w'ikirenga niyo soko tuvomaho. intore turi ibisubizo. aho ndimo ndabona abantu bose batanezerewe, kandi burya ibiganiro biryoha uko abantu banezerewe. Ndagira ngo nisabire abagabo cyangwa igitsina gabo kirimo izi siroga umunyamabanga nshingwabikorwa yatubwiye mu kagari ka Musezero umudugudu wa Kagara. Ndagira ngo twumve abagabo gusa, abagabo gusa. intore intore umutoza w'ikirenga niyo soko tuvomaho. intore turi ibisubizo. aho ba mutima w'urugo niba higa abagabo ndahita menya kwameza ko aribo watuzanye gusaba. mutima w'urugo ni nyampinga umugore ubereye u Rwanda, sinzatesha agaciro uwakansubije. reka twumve ahangaha. mutima w'urugo ni mutima w'urugo, ni nyampinga ni umugore ubereye u Rwanda, sinzatesha agaciro uwakansubije. aho ni mutima w'urugo, ni nyampinga ni umugore ubereye u Rwanda, sinzatesha agaciro
twishimiye tuza kwizihiza uyu munsi w'umuganura. Ni igikorwa cyangwa ni umunsi ngarukamwaka mu kwezi kwa munani twizihiza umunsi w'umuganura, turimo tuganura ibyo twagezeho cyangwa umusaruro w'ibyo twabashije kugeraho, ndetse tuganuza umuryango wacu n'inshuti n'ababyeyi bacu, ndetse tugateganya no kugira ngo tugira mu kwishimira umusaruro twagezeho, tukarya na ya mbuto twari kuzakoresha umwaka utaha, ahubwo tukarushaho kuyimurika neza no kuyibungabunga kugira ngo tuzebe n'umusaruro w'umwaka utaha. Kugira ngo rero nk'uko mwabibonye mu byishimo navuze muri abantu batuje nkagira ngo wenda hari wenda igihugu yabwengera gutabara zibyuka zo kumangira kugira ngo muze, byari byiza muri aka kamunani kanyuraho, sibyo? Rero turakomeza kwishimira iki gikorwa, byawe turashimira ku kiganiro cyiza umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari yaduhaye, tugiriye mu mateka y'umuganura ntari mugiye gusubiramo muri aka kanya ka none, bitewe n'uko umwanya mumpaye mwawegeranyije hafi kandi ubusabane, kandi burya n'umuntu iyo umuntu atangiye kukubwira ko gutegurira ibyo hafi imbere yawe, akaba hari ibintu biri hafi aho ngaho, tubwizanyije ukuri umutima uri kuri ya meza ntabwo uri kuri bya bintu biba bihari, sibyo? Ariko nagira ngo ntabwo ari ikiganiro ngiye gutanga, ntabwo nifuza kujya muri disukuru cyane, ahubwo turafata akanya gato gashoboka tuganira. Uranyemereye? Ngira ngo rero umunsi w'umuganura nk'uyu nguyu ni umunsi twese tuba turimo twishimira ibyo twagezeho, kugira ngo tubashe kuganura cyangwa se kuganuza imiryango yacu na ubwacu, ariko nanone burya binagaragaza n'isura y'igihugu, burya abaturage babasha guhinga bakeza bagasagurira n'amasoko bamaze guhaza imiryango yabo, nibaza ko ariwo umutekano wa mbere w'umunyagihugu, kuko burya indiri nk'ubusa hajya bakumwe bavuga ni ibyo barakoze mwinda iri mu busa ngo nta matwi ngo igira, sibyo? Bivuze ko n'umutekano w'umuturage nta mutekano yaba afite, nta n'iterambere yaba afite mu gihe umusaruro utabasha kuba wagezweho. Rero ni byiza ko ikintu cyiza bakomojeho, turimo kwishimira ibyo twagezeho kandi umusaruro w'uko twagezeho kugira ngo tuze kugarura, ariko nshimira uyu buryo umunsi twaje kwitabira, ariko kugira ngo nsabe uko ikigo yavugaga twakagombye kuba tugendera ku kintu kijyanye n'iteganyabikorwa. Iteganyabikorwa ntabwo umwanya wa none nk'imihigo y'umuryango cyangwa se imihigo y'urugo, sibyo? Kuko nibaza ko buriya iterambere aho riba rikagera rishingira ku muryango, sibyo? Bakuru, iterambere ry'urugo rishingira ku muryango, yamara gushingira ku muryango noneho rikanasagurira n'abakikije cyangwa se n'abagize umuryango ubwawo muri rusange. Rero icyo nagira ngo mvuga aha ngaha nk'abaturage bo mu mudugudu wa Kagara, nagira ngo mu byo dukora byose tubikorere tuganisha ku kintu kijyanye n'iteganyabikorwa. Iteganyabikorwa rishingiye kuri ya mihigo y'umuryango. Umuryango ugahiga ko nibura mu bikorwa ufite iteganyabikorwa byayo tugomba kwirinda ikintu kijyanye n'imirire mibi mu bana tubyara, sibyo? Yuko tugomba kumva yuko tugomba kwikora mu bukene, tukanagana n'ibigo by'imari bikadufasha kugira ngo tubashe kwihaza mu bushobozi bw'ibyo dukeneye, ndetse tunasagurira n'amasoko kuri ba bandi bakora ubucuruzi buciriritse cyangwa se n'ubwisumbuyeho, kugira ngo nubwo twongere gukora ku munsi w'umunsi turimo kwishimira ibyagezweho. Binaba byiza yuko umunsi nk'uyu nguyu tuba twishimira ibyagezweho, hari umutima w'urugo uhagaze hari imbere yacu, cyangwa hari umugabo cyangwa umusore cyangwa inkumi iri hano imbere yacu iri kutugezaho ubuhamya bw'aho yikuye n'aho uyu munsi wa none ageze. Ngira ngo wenda mbwira ikigo akagari kugira ngo na chairperson uri aha ngaha ubutaha umwanya nk'uyu nguyu mu byo mwateguye gahunda y'umunsi tujye dushyiramo
n'abantu baba abagenerwabikorwa ba leta cyangwa se n'abantu ubwabo ku giti cyabo batanga ubuhamya bw'aho bikuye n'aho uyu munsi wa none bageze. Icyo ntabwo cyaba ari ikintu cyiza. Intore icyo cyaba ari ikintu cyiza kuko icyo ngicyo iyo duhera na za mbaraga zo kuri uyu munsi wa none turimo turaganura iyo twagezeho, ariko na wa muntu uvuga yuko ntacyo aheraho ahubwo tukamwereka ubuhamya bw'icyo yahereyeho kandi giciriritse, uyu munsi wa none akaba atahageze, akaba anishimira uburyo abayeho na za nkunga na bwa bufasha aho buhera bukaza kunganira cya kindi cye yahereye. Ukabona wa muco mwiza umunyamwashingwabikorwa yavugaga ko umunsi nk'uyu nguyu tuboneraho umwanya wo kujya kuganuza wa wundi utabashije kuganura kuri uyu munsi bitewe n'uko atateguye neza iteganyabikorwa rye cyangwa se atigeze akorera ku mihigo y'umuryango ngo ayiteho ngo ayikore neza. Turi abantu yarangara, turi abantu bakuru ukuntu byagenda, umwanya wo kujya kumuganuza ahubwo tukagenera ngaho turimo turamurebera. Intore uwo ni wabona umuganura mwiza, ni wabona umuco mwiza. Umubyeyi muriya, umugabo w'igikorere muriya cyangwa n'urubyiruko runaka, uyu mwanya wa none kubyo yakoraga bikaba bitaramuhiriye muri uyu mwaka, umusaruro warabaye muke, uretse no kuba muke ukanavaho agahoba burundu. Uyu munsi wa none tuba twicaye tuvuga ngo hari umudamu wacuruzaga agataro, uyu munsi wa none yagiye mu gasoko iryakunda arahomba. Uyu munsi wa none nubwo turimo turizihiriza ibyo twagezeho tuganura, ariko wari mu gahinda. Reka tuva aha ngaha hari icyo tumuremeye, hari icyo tumukoreye, ejo yongera asubire mu gasoko, umwaka utaha azaza tubwira ibyo yagezeho, ahubwo natwe tubasha kongera kuganuza undi muntu tugamije kugira ngo twubake wa muryango twifuza. Nifuzaga yuko ibyo ngibyo ari byo waba ari umuganura mwiza, uretse no kuba akagari kakitwa bitekerezaho birakorwa n'ubundi, ariko kuri uyu munsi wa none nsaba Yesu w'akagari ko igikorwa cyazaba cyiza abo bantu mu ngeri zose, habayeho kugaragaza uburyo biteje imbere, bimutivana wa wundi witinya akitinyuka, biganatuma wa wundi w'intege nke kumuzamura akabasha kuba yagera aho ageze. Rero nanone kandi umuganura ntabwo twajya kuganura ibyo twagezeho, ntabwo twajya kugaruza ibyo twagezeho tudafite bwa bumwe bwacu bw'Abanyarwanda. Dufite amateka twanyuzemo, uyu munsi agomba kutubera umusingi ndetse n'imbaraga zo kugira ngo tubashe gusigasira ibyo twagezeho, kubaka igihugu cyacu cyiza tunishimira, dukesha Imana n'ubuyobozi bwiza buyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Imana imuturindira imibereho yose kugira ngo bageze mu iterambere ry'Abanyarwanda muri rusange. Ngira ngo rero ibyari kuvuga kuri uyu munsi ni byinshi, ibiganiro byatanzwe, ariko icyo nagira ngo mvuge, mureke dukomeze ku bumwe bwacu kuko dufite aho dukomora ubwo bumwe ku isoko y'Abanyarwanda, ndetse twirinde no kuba banyamwigendaho duheranwa nabo duheranwa bavugaga, ahubwo tuyoboke politiki za leta nk'uko umuyobozi w'umudugudu yabivugaga. Ibyo byose niho tuzabona byashoboka. N'ikindi kintu cyiza nzagushimire ni uko kuri uyu munsi wa none w'umuganura nishimiye ko Gitifu w'Akagari mu maso nanyujemo aha ngaha abenshi barimo n'urubyiruko, sibyo? Uwahagarara akavuga ngo hagize uwo batuma tumaze ngo ese umuganura ni iki, ese umuganura ni iki urimo kudufasha, ngira ngo hari uwatubwira ibindi. Ariko uyu munsi uko abyumva n'ejo uko abyumva, aba bana nibo ejo bazaba aribo bahagaze aha ngaha. Abakuru bacu hariya barimo barakura bavamo tubagwa mu ntege, ariko n'aba bana bakeneye kumenya amateka y'umuganura nk'uko twabibonye. Umuganura wabayeho igihe kiragera unavaho, ibyo impamvu wavuyeho bawuvuzeho, wongera none kugarukaho muri cya kinyejana cya 11. Uyu munsi wa none twagombye kwizihiza umunsi w'umuganura. Rero natinze, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisozi nk'uko babivuze ni muri acting, ariko ari muri konje, yambwiye ngo mukomeze kugira
umuganura mwiza kandi mu bikorwa by'iterambere byose ari kumwe namwe abari inyuma. Dukomeze kwizihiza umunsi mwiza w'umuganura dukomeza kubumbatira no kubaha ubumwe bw'abanyarwanda ndetse dushingiye ku isoko tuvomamo n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda. Muri aka kanya nabasubiza ijambo tugakomeza gahunda y'umuganura ya buri munsi. Ni umunsi wo kwishima, ni umunsi wo gusangira, tukarya tukanywa, sibyo? Umunsi wa disikuru nugera azadutumira twongere tuganire ku bikorwa by'iterambere aha ngaha. Abadamu bagane ibigo by'imari, abagabo namwe imishinga mikuru tuyisigasire. Tifu wacu nanamushimira tifu w'akagari ku bikorwa byiza ubasha guteza imbere akagari kawe. Yabona ntabwo uzabyibagirwa uburyo wateguye umunsi w'umuganura w'umwaka ushize. Nanyamushimira abaturage bakagara kugira ngo mwumve nibwo yarakigera aha ngaha. Yabona hari icyumweru yari amaze, ariko kunyemererwa mu mbere amashyi uburyo yateguye umuganura w'umwaka. Rero ndayamushimira no kuba yubahiza agenda. Uyu munsi wa none twaba dufite umunsi mwiza na chairperson akaba na senekuru rw'abagore mu muryango. Uyu munsi wa none ari we watubereye gusa intore imwitiye Imana inagendere. Murakoze. Arakoze umushyitsi mukuru yuzuyemo ubuhanga n'ubwenge atugejejeho uyu munsi. Ni ukuri njye namusabira umugisha ku Mana kubw'uyu munsi kuba yanatugizemo. Ni iby'agaciro buriya niduwaye wacu muri uyu mudugudu wacu n'udukurikirana umunsi ku munsi. Murumva ko aba yatuvugiye ukuru, aba ari kudukurikirana neza. Mureke tumushimire ababyeyi bamuvugiriza impundu, tumushimire n'ukuri kubw'uyu munsi mwiza yaduteguriye w'ibyishimo muri Kagame. Umugisha rero na timu yose bazanye, ni ukuri twabishimiye. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubafasha mu nshingano mwahawe na guverinoma nziza yacu. Tukaba rero dukomeje gahunda yacu y'uyu munsi. Twari tugeze ku gikorwa nyamukuru cy'uyu munsi cyo kuganura. Uyu munsi ni ibirori, uyu munsi tugiye gusoma ku ntango, uyu munsi hari umutsima. Murumva umuntu wasibye muri hano yahombye kuko uyu munsi ntabwo bisanzwe. Rero mu gihe tugiye gutegura ameza, tugiye gutegura kugira ngo tubashe gusangira n'abashyitsi bakuru bacu baje ahantu, ndagira ngo sabe itorero ribe ridususurutsa, abo mu gikari nabo babe bategura kugira ngo tubashe kuganura. Murakoze. Igikorwa cyacu kibera, turakunda cyane abayobozi mwese, aba bavuye ku murenge, yaba abahangaha mu rugo. Ikomeze kuba umugisha, dukomeza kubasusurutsa. Murakoze cyane. Let's go.
intore ngo bunoza intambwe. Turabashimira n'ukuri ko baje bikoreye kuri uyu munsi, ko babiteguriye neza, tukaba tugeze mu mwanya wo gusangira. Murabibona ko abana bamaze kugera mu byiciro, abana biteguye kuganura, biteguye kunywa amata. Kuri uyu munsi w'umuganura abana bagomba kunywa amata, abana bagomba kwishima, abana bagomba guseka kuko ababyeyi babo bari kubaganuza. Ni muri urwo rwego rero nasabaga ababyeyi bafite inkongoro z'amata ko batambuka. Ababyeyi bafite inkongoro z'amata babe hafi kugira ngo bashyikirize abashyitsi k'uyu munsi, badufashe guha abana amata. Ababyeyi bafite inkongoro z'amata batambuka bakazishyikiriza abashyitsi bakuru dufite uyu munsi hano, kugira ngo igikorwa bazindukiye uyu munsi bagikore. Tukaba twasabaga rero umushyitsi mukuru waturutse ku murenge ko yatambukana n'uhagarariye ingabo n'ababaherekeje n'uhagarariye polise, bakadufasha guha abana amata. Abana nizere ko bamaze guhabwa ibikombe.
yakwigendera akajya gukomereza mu rugo twe tugiye guherekeza abashyitsi mugumye mutarame ariko n'uba ufite gahunda ashaka kugenda ntabwo tumuzitiye byari bikumuje reka dusoze n'isengesho dushime Imana ko yabanye natwe wicaye uretse kuduterura umwana yahaguruka Imana niyo kubahwa turagushimiye Mana nziza turagushimiye Mana y'ibitangaza tugushimiye iki gikorwa wadutegura uyu munsi cy'umugisha ntabwo twabura kugushimira ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu waduhaye ntabwo twabura kugushimira umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Paul Kagame turakwinginze ugumye umugisha ugumye ubane nawe muri gahunda zose inshingano wamushinzwe n'umurangaza imbere tugushimiye abayobozi beza bamuhaye kumufata turabagushimiye nabo bakomeze mu nshingano wabahaye tugushimiye abaturage beza b'igihugu cyacu bitegura gahunda ya leta nabo nubaha umugisha kuri uyu munsi mukuru waduteguriye umuganura turagushimiye ko wabanye natwe turakwinginze ugendane nabo ko bagiye guhaguruka bajya mu zindi nshingano bajya gukomereza umuganura mu ngo zabo ubashyigikire ubahe umugisha ubarengere nyabora ku ngoma ubwo babashije kwitabira aha hantu nawe ugende wivange mu byabo
gahunda zose bafite ujye ubaheramo umugisha, imirimo y'amaboko yabo ugirire umugisha kuko kubaka gahunda nziza ya leta. Ndakwinginze rero reka ugendane natwe ubwo dutashye, ugumye udushyigikire mu izina rya Yesu Kristo nzeze nizeye. Amen.